Muraho neza bakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese no kubera iki tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo mwa kino kizame kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizame ukore rimwe uhita utsinda ikintu ubusabwa no kubonera ku gihe kino kizame kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo ujye ukibonera ku gihe rero, mbere yuko ureba ino video ujya aho hasi umukara handitse ngo subscribe ukakanda. Iyo umaze kwakanda ikintu cyose cyagufasha kuba wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda mbashyiraho agenda bashobora kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba biriya bibazo nkunda gupostinga nabyo biba byagufasha kwajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Kugira ngo ibyo byose rero ujye uhita ukibonera ku gihe, mbere yuko ureba ino video ujya aho hasi umukara handitse subscribe ukakanda. Ushaka kode aho waba urose mu gihugu twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789531626 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitakukunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa se bitewe n'akazi ukora bitakukunda ngo uze twigane mu ishuri, twakwigisha mu buryo bwa online, kaduha amasaha ubonekaho ku munsi yageze. Turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikiye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789531626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Tegereze neza. Icyapa cyacu dufite gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu, ibirango by'umweru ariko bicishijemo umurongo utukura. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza. Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo 4, tugahitamo kimwe cy'ukuri tukacyandika ku papuro kugira ngo tuze kureba amanota turaza kugira kuri 20. Araba ngo iherezo ry'inzira y'abanyamaguru, mbega ngo iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo uvuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, niba ari bwo bwa mbere dukosoranye ikizame, washatse kuvuga ngo A iraba ari igiso cy'ukuri na B iba ari igiso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta nzira ihari. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Kino cyapa gisobanura hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Nta moko atanu ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka, ibyapa byo gutambuka mbere n'ibyapa biranga. Rero kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Sura kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, nabakoreye video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, uyirebe urajya kuyisoza nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakunanira, kuko ukuntu ikoze ni icyapa, ubusobanuro bwacyo ndetse n'ibibazo babazaho ukuntu biba bimeze mu kizame. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu byo kugenda mu cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Araba ngo ishusho ya mpande 3, ubuso mu ibara ryera, ikirango mu ibara ry'umukara. Iyo bavuze ngo ibara ryera ni kimwe no kuvuga ngo ibara ry'umweru. B kavuga ngo ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Kuri C bakatubwira ngo iki? C bakatubwira ngo tegereze neza usubizanye ubwitonzi, ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo baba bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Wowe urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo hano ari ikihe? Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ishusho ni mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu, ikirango kiri mu ibara
ari kera. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Uramara kureba iyo video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora, kuko urabizi ibyapa ukunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo haba mu buryo bw'amashusho. Ni ingenzi ko wareba iriya video kugira ngo ikibazo cyose cyerekeye ku byapa cyere kujya kigugora. Kwibutsa ko kode ziri kuboneka waba rose mu gihugu, twandiki cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 935 16 mufashe kubona kode mu gihe gito yaho waba rose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda uze twigane mu shuri, cyangwa se bitewe n'akazi ukora uduha amasaha ubona akunogeye ubonekaho ku munsi yageze, turaboneka tukakwigisha, wagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsindamo. Twandiki cyangwa muduhamagare ku izo nimero 0789 bigufashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Iyo bavuze ngo icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga, ni nko kuvuga mu ndimi z'amahanga mwe mubyita ngo ni plaque y'ikinyabiziga. Iriya mibare biriho cyangwa ziriya nyuguti ziba ziriho ukaba wazisomera nibura mu ntera ingana iki. Iryo tara riba rigomba kubonesha icyo cyapa ku buryo wasomera iriya mibare cyangwa se ziriya nyuguti ziba ziriho mu ntera ingana iki. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, ariho ngo metero 150, beka ngo metero 50, seka ngo metero 20, deka ngo metero 10. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Bavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye. Bavuze ngo igihe ijuru rikeye, abantu benshi bagira ngo abari mu rukerera saa 11:15. Oya, ashobora kuba ari na saa 6 z'ijoro ariko ijuru rikeye nta gicu kibuditse gihari. Iryo tara rero riba rishobora gutuma usomera izo nimero mu ntera ingana iki. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cyukuri nta kindi ni se muri metero 20. Iriya tara riba rigomba kubonesha kiriya cyapa ku buryo wasomera iriya mibare cyangwa se ziriya nyuguti muri metero 20 ukaba wazisoma bitakugoye. Ndakeka ko wamaze guhitamo rwose, ndakeka ko wamaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya, murabizi ibibazo biragaruka, ni nayo mpamvu tudatuje gusora kino kizami kiba kimaze gukorwa. Ndizera ko urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo buri modoka igenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi ya 6 umuyobozi abariwemo, igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira. Abahe? Ariho ngo umuyobozi, beka ngo umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere, seka ngo ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma, deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Murabizi niba mwaragendere mwazira modoka ubu ubona ko iba ifite n'imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. Umukandara w'umuyobozi w'ikinyabiziga wo ni itegeko, nta modoka yabaho idafite umukandara wagenewe umuyobozi w'ikinyabiziga. Umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere nawe mubona ko afite umukandara, ariko bishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. Ndakeka ko bamaze guhitamo D ivuga ko ibisubizo byose ari ukuri. Ndakeka ko namuswe yandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenywa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara nishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira. Urabizi ntabwo wagenda utwara ikinyabiziga kiriho ibyuma ntamenywa cyangwa ikindi gishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara udafite uruhushya. Iyo urufite hari umuntu uba waruguhaye. Ninde mwaba? Ariho ngo polisi y'igihugu, bega ngo minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, sega ngo minisitiri w'ingabo, sega ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu niwe ugomba
kuguha urwo ruhushya rukwemera gutwara kino kinyabiziga kiriho ibyuma ntamenywa cyangwa gishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ibinyabiziga berekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo ibinyabiziga berekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Niba mugiye mu butumwa ugiye kwiyamamaza, hari ikintu cyabaye igikorwa runaka, biba ngombwa ko ibinyabiziga bishobora gutonda umurongo urenze metero 500, babigabanyamo amatsinda. Ese ririya tsinda riba rigomba kuba rifite ibipimo bingana ute? Uwo murongo w'iryo tsinda ugomba kuba utarengeje ibihe bipimo? Ari ngo utarengeje metero 50, mbega ngo utarengeje metero 100, sega ngo mutarengeje metero 150. Mugiye kuri de bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, ugomba kutarenza metero 50. Iryo tsinda baba bagabanyijemo riba rigomba gutonda umurongo utarengeje metero 50. Noneho n'umwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'uri inyuma nawo ugomba kuba utarengeje metero 50. Ndakeka ko ramuzwe tamo rero A, ndakeka ko ramuzwe yandika ku papuro. Ariko nkwibutsa ko ibinyabiziga bya gisirikare byo ntabwo babigabanyamo amatsinda. Niyo byaba bitonze umurongo urenze metero 500 byo ntago iri tegeko rireba, kugira ngo impamvu babivuzeho ni ukugira ngo nujya mu kizamura akora mu kanya ugasanga babikubajije noneho bakashyiraho ngo nibe ibinyabiziga byo bidakurikiza rino tegeko, uhita uvuga ko ari ibinyabiziga bya gisirikare biherekeranye mu nsisiro, byo ntabwo bigabanywamo amatsinda. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragara nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. Muri iyo ntera ari ngo muri metero 200, B muri metero 250, C ngo muri metero 300, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Ntabwo bakoresha ibyapa, ahubwo bakoresha amatara. Murabizi nka ziriya nzira za gari ya moshi, iriya mihanda ifata ubuso bunini. Birashoboka ko hari indi mihanda igenda yambukiranya inzira za gari ya moshi, kandi gari ya moshi ikintu isanze mu nzira irakigonga, ntabwo igihagarara. Rero nk'iyo igiye gutambuka, aho gukira bibashyireho bino byapa byerekana inkomane y'inzira ya gari ya moshi, bashyiraho amatara agenda yaka urumuri rutukura rumyatsa, wabona ari kwaka ari kumyatsa, ari kwaka azima yakazima, ari kwaka urumuri rutukura, ugahagarara gari ya moshi bigiye gutambuka, kuko ushobora kwambukiranya yagusangamo kakugonga ntabwo ihagarara. Niyo mpamvu hano bavuze ibyapa kandi bakoresha amatara. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko usobanukiwe impamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Batubwiye ibyapa kandi bakoresha amatara. Hano niyo mpamvu duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 ishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga? Araba ngo velomoteri, B ngo pikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, C ngo igare, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Kwibutsa gukanda subscribe niba ukeneye kuzakora rimwe ugahita utsinda, kuko ikintu cyose nkizeho kiba ari icyagufasha kwajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari iso cy'ukuri, B ntabwo ari iso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cyanya cyo. No kubera iki tuvuze ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Nuko
hano kuri B bavuze ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, ariko nujya mu kizame ukabona bakikubajije gutya, ariko kuri B ukabona bavuze ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, uzahitamo B. Hano bavuze ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, niyo mpamvu twahisemo D. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125 mu ntera ingana iki? Aravuga ngo muri metero 100, B ngo muri metero 75, C ngo muri metero 25. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, metero 75. ubu uri muri metero 75. Aya matara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo, ariko nijoro igihe ijuru rikeye akaba yakugezaho urumuri rwayo. Ndakeka ko ramuzwe guhitamo B, ndakeka ko ramuzwe kwandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya 10 nicyo ku cyapa kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho. Ese wowe turi gukosorana kino kizamuri ko na kino cyapa gifite ishusho ya mpande 3? Ese uri kubona ari uruziga? Ese uri kubona ari impande enye? Kino cyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Gisobanura iki rero mu byapa byo ku mihanda? Aranga umuyaga w'intambike, bega ngo urusaku rwo mu muhanda, sega ngo ikibuga cy'indege, dega ngo ibisubizo byose nibyo. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose nibyo, ndakeka ko mwese mumaze kubimenya. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira iki? Umugenzi ko hari icyago. Kikaba gisobanura iki? Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, umuyaga w'intambike. Urabona ko ku bantu bize geography urabona ko kiriya kirango ni nka kakandi gapima umuyaga. Kino cyapa kikaba kivuga ko ugiye kugera ahantu hari umuyaga w'intambike. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburiraho, birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande 3, muzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Mbibutsa ko code ziri kuboneka waba urose mu gihugu. Fata telefoni yawe utwandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 35 16 26. Tugufashe kubona code aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kureba bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa bitewe n'akazi ukora, uduha amasaha kunogiye ubonekaho ku munsi. Yageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukaba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare kuri izo nimero 0789 35 16 26 tubigufashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa aha hakurikira. A iravuga ngo mu masangano. B ikavuga ngo mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. C ngo ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera ibitandukanya. D ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo B ikaba ari ikiso cy'ukuri. Mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho, ndetse na C ibyo byapa bishyirwaho hakurikije intera ibitandukanya, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Niko kuri D baba batubwiye. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinze. Ni ukuvuga ngo hano ikintu bishatse kuvuga, iyo ari icyapa kibuza cyangwa icyapa gitegeka, iyo ukikigeraho uhita utangira gukurikiza ibyo kikubwiye. Niba ubonye icyapa cyanditsemo 60 kibuza, ubwo kiri kukubuza kurenza umuvuduko wa kilometero 60 mu saha, uragenda nukigeraho ukigihitaho urahita utangira gukurikiza ibyo cyagutegetse cyangwa ibyo cyakubujije. Niyo mpamvu hano bavuga ngo mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ariko ikurikiyeho
ku ruhande rw'inzira bishinzeho, ni ukuvuga ngo inkomane ikurikiyeho aho uri kugenda ugana. Ndakeka ko namaze guhitamo B, ndakeka ko namaze kwandika ku gapapuro. Mu gihe biriya byapa byo biburira, bakuburira ikintu ukiri nko muri metero 150 ukaza kukigeraho nyuma, bakubwiye wenda ni inzira y'amatungo ukagenda ukabona kuyigeraho, ariko hano ho uhita utangira gukurikiza ibyo kigutegetse iyo ugeze mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho gishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinze. Ikibazo cya 12 kirabaza ngo icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa n'amabara akurikira. Ubwo ugiye kumbwira ese bino byapa by'inyongera birangwa no kuba bifite ayahe mabara? Ushobora kuba utazi kino ariko ukaba uzi ukuntu ibyapa by'inyongera biteye, byagufasha guhita umenya igisubizo cya nyacyo. Aranga ubururu, umweru, umutuku. Beka ngo umweru, umukara, ubururu. Sega ngo umutuku, umweru, umukara. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri cya nyacyo nta kindi ni B. Aba ari umweru, umukara n'ubururu. Murabizi biriya byapa by'inyongera birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ko amaze kureba ibi bikurikira. Ugeze ahantu usanze umuhanda unyuranyeho cyangwa udepajije wateza inkomyi. Uba ushobora kunyura mu kayira k'impande k'abanyamaguru ariko umaze kureba kimwe mwa bino baduhaye. Ariho ngo umuvuduko w'abanyamaguru kareba se abanyamaguru bari kwirukanka cyangwa bari kugenda gahoro. Beka ngo ubugari bw'umuhanda, ese umuhanda urafunganye cyangwa ni mugari? Seka ngo umubare w'abanyamaguru, ese ko ngiye kunyura mu kayira k'abanyamaguru hari umunyamaguru umwe cyangwa hari benshi? Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ni ukubera ko nta na rimwe biba byemewe ko umuyobozi w'ikinyabiziga atwarira mu kayira k'impande k'abanyamaguru. Ikintu cyose wareberaho ntabwo biba byemewe, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa ku binyabiziga bifite uburebure ntarengwa bukurikira. Ubuhe burebure? Ariho ngo burenga toni 1, beka ngo burenga toni 2, seka ngo burenga toni 24. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Araba ngo utanga inzira, beka ngo icyago, seka ngo icyerekezo kimwe, deka ngo ntihanyurwa. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ariko uri kubona ko ibibazo byinshi byibanda ku byapa. Ni ingenzi ko wareba iriya video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda kugira ngo byere kujya bikugora. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, tanga inzira. Kino cyapa bakibaza mu buryo butatu. Hari igihe bakikubajije ngo kino cyapa gisobanura iki, bakabiguhereza gutya. Uzahitamo ko igisubizo cy'ukuri ari A, tanga inzira. Ariko hari igihe bazakubaza ngo kino cyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse, utanga inzira ku binyabiziga biturutse ibumoso. Niba kubaza kino cyapa gisobanura iki mu nkomane, uzavuga ko ari tanga inzira ku binyabiziga biri mu muhanda munini wegera. Urumva ukuntu babibaza? Ni mu buryo butatu. Kino cyapa bakibaza mu buryo butatu.
ubwo bwose genda urebe iyo video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda urayisoza nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ibi bibazo byose biba biri muri iyo video mara kwireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki? Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo mu gihe telefone yawe ihamagaye utwaye imodoka wakora iki? Twaye ikinyabiziga baraguhamagaye, ese ugomba kwitwara ute? Ese ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ara ngo kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya, mbega ngo kutayitaba, se ngo ushyire imodoka iruhande ukayitaba. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B kutayitaba na C gushyira imodoka iruhande ukayitaba bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandika wa papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. Ugomba gushyira imodoka iruhande ukitaba telefoni. Murabizi kuvugira kuri telefone utwaye biba byaguteza ibyago cyangwa ugateza ibyago abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Ibyo byago barimo nibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ugomba gushyira imodoka iruhande ukayitaba, wamara kuyitaba ugasubira mu kinyabiziga ukabona kongera gutwara. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iki? Kikabaza ngo ni iki wakora mbere y'uko uhindura icyerekezo? Ari ngo gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndanga cyerekezo. Iyo bavuze amatara ndanga cyerekezo mwebwe mu ndimi niba ari iz'amahanga niba ari ikinyarwanda mubyita ngo ni ibinyoteri. Mbega ngo itegereze neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndanga cyerekezo, ndetse ukitegereza neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cyanyacyo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. No gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndanga cyerekezo. Ntabwo wahindura icyerekezo utatanze kino kimenyetso cy'ukuboko cyangwa gukoresha ibinyoteri. Ukitegereza neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo. Ahantu hose ntabwo wahahindurira icyerekezo, hari ahantu ugera bikaba bibujijwe. Rero uramanza ukanitegereza neza niba hari ibyapa biri kwemerera guhindura icyerekezo. Niyo mpamvu duhisemo ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Wari wahisemo A ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baraguha, wari wahisemo B ni igisubizo ariko nta manota baraguha, uba ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, kuko A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo gikuri cyo ni ikibazo cya 18 kirabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Habaye nk'impanuka, ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda kirawufunga, cyangwa se ni igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga, biba ngombwa ko bayobya umuhanda. Rero bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Aravuga ngo ubururu, B ngo umweru, C ngo umutuku, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, ubuso bw'ubururu. Kubera iki ari ubururu? Nuko ibyo byapa bashyiraho aba ari ibyapa bitegeka, birakwereka icyerekezo gitegetswe. Ntabwo wemerewe guca hano, utegetswe guca hano, bagakoresha ibyapa bitegeka. Birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Hano bari batubwiye ku ubuso bw'ubururu, hano duhisemo ubururu. Niba dashyiramo ubururu uzahitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Iyo batakoresheje ibyapa bitegeka, bakoresha n'ubundi byapa biranga, kandi nicyo cyapa kiranga bakoresha nacyo kiba gifite ubuso bw'ubururu. Ikibazo gikuri cyo ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ibihe? Arangwa ibyapa biyobora n'ibitegeka, B ngo ibyapa bibura n'ibitegeka, C ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka, D ngo nta giso cy'ukuri
kirimo. Ese hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyarekeye mwa bino bisubizo bine baduhaye ku mihanda nibe byapa biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni se. Ibyapa bibuza birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. N'ibyapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kuko murabizi impamvu yawe no ugomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Niba icyapa ukigezeho kibuza uhita utangira gukurikiza ibyo kiri kukubuza, n'igitegeka uhita utangira gukurikiza ibyo kiri gutegeka. Urumva ko bigaragazwa ku buryo bumwe. Ndakeka no muzitamo se, ndakeka no muzandika ku papuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizame cy'uyu munsi kirabaza ngo muri ibi byapa bikurikirana icyo cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana mu nzira ifunganye. Ubwo bavuze ko ni wowe uratambuka mbere yabo ngabo bari kuza bagusanga. Ese mwa bino byapa ni ikihe? Tikirize neza icyapa B6 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umweru. Witegereze icyapa A19 gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Urebe ku cyapa B3 gifite umuzenguruko w'umweru n'ubuso bw'umuhondo. Urebe n'icyapa A22A gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ese mwa bino byapa bine ni ikihe kizakwemerera gutambuka mbere y'abaza bagusanga? Tikirize neza usubizanye ubwitonzi kuko no hasi n'ubundi nibyo batubaje. Batubwiye ngo icyapa B6 kiriya kibanza muri kukibona, mbega ngo icyapa A19 mwese muri kukibona, sega ngo icyapa B3 mwese muri kukibona, dega ngo icyapa A22A nacyo muri kukibona. Ese ni ikihe kikwemerera kuzatambuka mbere y'abandi bari kuza bagusanga mwa bino byapa bine baduhaye? Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni icyapa B6 kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Uri kubona ko iburyo hari mu mweru, ibumoso hari mu mutuku. Wowe uri kujya imbere uri mu mweru, abari kuza bagusanga bari mu mutuku. Akenshi uri mu mutuku baba bari kukubuza, niyo mpamvu uri mu mweru uri kujya imbere kandi ni wowe uzagenda. Niyo mpamvu duhisemo icyapa B6. Ndizera ko kino kizame dukoso hari ikintu kigufashije, kandi subscribe hasi kugira ngo ikizame cyose kizeho, isomo ryose kizeho, ikibazo cyose postinze kiba cyagufasha kwajya mu kizamu gakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga link. Kandi nawe ufite smartphone ukeneye code, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 355 tubigufashemo aho waba hose mu gihugu. Iyo ufite indangamuntu igihe gitarenze iminota 3 umaze kubona code. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda gusa twigane mu ishuri cyangwa bitewe n'akazi ukora, twandikiye kuri 0789 355 tubibafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abantu bari hafi gukora amahirwe masa.